noneho murabona current balance mfite amadolari 3,24. Mumeze mute inshuti, ni wa muhungu wanyu Mahombe. Turaburanye, nari maze igihe ntakora video kubera akazi kenshi nari mfite, ariko ntagarutse uyu munsi. Noneho nje kubigisha uburyo mwakorera amafaranga kuri application z'ubuntu. Application turaganiraho ni application yitwa Honeygain, kugira ngo mumaze iminsi mubona Honeygain bababwira uko ikora. Iyi ni application ikora ari uko wafunguye data igakoresha data zawe, ubundi ikoresha data zawe zisaguka. Icyo ukora, ifungure muri telefoni, uyihorere, uyihe access ikore uko ukoresha data cyangwa wifi ibikora, nayo yinjiza amadolari. No ku mashini ushobora gufungura tab ukayihorera ukayerekeraho igakora. Yo uri ahantu hari internet yaba wifi cyangwa data zawe uri gukoresha, iyi application irakora kandi niko iguma nyine ikwinjiriza. Rero ndagira ngo ukurikire iyi video akantu ko kandi ntucikwe, kandi nyamuneka wibuke no kumfollowing, ukore na like, ukore na share, utange na comment, ukurikirane. Ndagira ngo mbagezaho ibice byose uburyo iyi application ya Honeygain ikora n'uburyo yinjiza. Kurikira. Mumeze mute mwese mudukurikiranye hano kuri Mahombe wacu. Nk'ibisanzwe nge nitwa Mahombe, ngiye kubereka uburyo iyi application ya Honeygain ikora. Ngira ngo murabibona hano hari cursor handitse Honeygain, murabibona ko ari Honeygain. Hano ni kuri statistic, kamfungure murebe. Murabona ko maze gukoresha gigabyte imwe na megabyte 89, gigabyte imwe na megabyte 890. Mbibutsa ko iyi application ikoresha amantuza amadata yawe. Wowe icyo ukora, ufungura tab ku mashini yawe, ugakomeza ugakora ibindi. Ariko wafunguye internet, ubwo yo iguma yinjiza amadolari. No kuri telefone ufungura data, ugafungura intuzi application ukayireka igakomeza igakora. Yego rwose nta kibazo, ikora neza cyane kandi urabyishimira uburyo ikora. Noneho hano handitse transaction history, hano naho urebera amafaranga wabikuje. Reka tuyisubirire hano kuri overview. Hano kuri overview reka mbereke amafaranga mfiteho, ngira ngo ariko ntarabereka amafaranga mfiteho. Murabona izi ni inzuki nyine, izi ni inzuki buno n'ubuki. Iyi ni honey, izi ni inzuki ziri gukora ubuki nyine, nibyo Honeygain tuno tuntu muri kubona. Noneho murabona current balance mfite amadolari 3,24. Amadolari 3,24 mu mafaranga mu manyarwanda mfite 3,000, mfite 3,242.15. ariko amadolari mfite nyirizina na 3,24. Rero hano ikiza cy'iyi Honeygain nanone, hano urabona hano handitse ngo ini Luckpot. Kano kantu uragafungura, wamara kugafungura, ndabona bitarakunda ariko mu kanya gato biraba bikunze, ubwo bahita bakongera andi macoin. Mukomeze rero mujye munkurikirana, mukande follow, mukande like na share, nyamuneka tujye tubana. Komeze mbagezeho uburyo iyi application ya Honeygain ikora. Naho ubutaha mbazanira part 2. Murakoze cyane, nitwa Mahombe. Murakoze cyane.